bakurambere. Ndabumva abo kwibere rya bigogwe, ndabumva abo kwiryinyo. Ndamubona. Wa mugore uragenzwa n'iki? Yewe wari wantumye byose nari nabizanye, dore ngiye nkuko wari wantumye. Dore ngiye iki hanyuma stama. Bakurambere murabona iki gitambo, murakibona gute? Abo kwibera rya bigogwe murakibona gute? Rya gashikamba, umuroga arapfa umukunda kabizira. Reka mbwira wa mugore we rero, abakurambere bantumye inkoko ifite ibara ry'icyatsi. Iyi nkoko ntabwo bayemeramo abakurambere, ibyo ngibyo ntabwo ari byo bintu. Bushe bagutumye zire, bagutumye bushe z'ubururu, ariko nta kibazo, izo bushe nazo zijya zikuramo abakurambere. Dera ku ibere rya bigogwe, akira, dera ku ibere rya bigogwe hano ngaha, ishinge, haguruka, hagarare, cana abakurambere, rya ngombe, rya gashikamba, abakurambere n'amavuta bagufiteho, cana. Ayiwe mana yanjye we. Manda tanu tuyuzi, canira abakurambere rya kwibere, ryegene, cana naho ngaho. Cana. Iyo bushe kere kugwa, iyo bushe ntabwo uzi ko ari iyo ku bwami. Iyo bushe ni iyo ku bakurambere ry'abana se. Iyi ni ibere ryo kwa bigogwe. Cana. Iyo njya kuzimura ahita umbona. Aka. Bakurambere, uyu muntu tumukorera iki? Urashaka ngo tugukorere iki? Nashakaga kugira ngo nitumara gushyingura umugabo wa mukuru wanjye nzahite nawe muhereza ibintu bimugira ikigoryi, ariko ntibimwice. Nkajya mubona nyine ari umuntu wazezenge. Abakurambere ari kintu bari kuntegeka. Abakurambere barambwira ngo iyi nkoko nubwo abakurambere bayanze, uragenda uyifate, uzanshakira n'umushwi umaze ukwezi uvutse. Ufate n'umushwi, wa mushwi uba utaravuka, ubu ijoro rimwe ngo ivuke. Murabona inkoko igiye guturaga, hari ukuntu imishwi imwe ibanza ikavamo. Iyo mishwi uzagenda upimiranya ahandi majya asigaramo, uzagenda ufata iryo rye ritaravamo, iyo ugiye ukarikoma we wa mushwi uhita uvamo, uzagenda undeberemo. Arangije rero mwamuha ibimwica biramuhitana. Ubu wakomera ubu nguko ari muri moroge, tutegereje kuzareba gukusanya imiryango tukamushyingura. Hari umuntu. Ikivura moto ni cyanyumvisera. Ego Yesu, kirimo kiranagona. Mukoro.
Mukorogo gicucu iki kintu ra uryamye ahangaho kubera iki mukoro ni ikihe kibazo ufite haguruka kintu ra uryamye ahangaha wabuze igitanda uryamamo wabaye iki ndebere cyane agonaga mukorogo bite byawe ni byiza wanyoye ibiki bikuryamisha hano ugasinzira ukarinda ugona cyangwa mwana ushimwe okay ngaho nikimbere uryamye ahangaho ukora iki nyine kuko wambujije kugira ngo ntazajye umuntu winjira hariya nabaye ndyamye hano kugira ngo utaza kugira umuntu winjira kugera ubwo usinzira ukagona mukoro ntabwo nzongera gusa nyine nta kibazo wari urushye rwose nahindushye cyane pe sawa ngaha nta kibazo haguruka genda utunganya ibintu hano mu gikari ngaho genda ihute cyokora nyine imana ishimwe rwose njya haguruke ntabwo twanatetse ngaho jya guteka ntuzi turateka nta muceri uhari kandi jya kuri botike bameza amafaranga kuri telefone urabwira ngiye urambwira ko kazungu yarabyanze cyane mukorogo pro yarabyanze se ngenda mwambura yarabyanze ihute se ugere kuri botike umbwire code yego ndaje yego kandi ntirutindeyo mana we uhabwe icyubahiro mana we oyo kitaba cyasinziriye nare kuri yewe urubwa nari ndwambaye mukorogo yari kuntanga urakoze mana udese haruhare nabigizemo ni Saverina ubwo Saverinwa n'iminsi nawe ni inkayo yose Wana kubikeka ngo iki Mana ishimwe Doka mura ego ya ni myinshi kabisa ya turakomeye amakuru ni meza turaho kuwiruka nkasuri kugaye twari tubonye nyine turavangwa reka tubasuhuze twahereye kare buriya tubahamagara tukatureba ahandi se muraho natwe tumeze neza ya natwe turashima imana turi amahoro ariko nyine n'ibibazo by'isi biba byivangamo bya hato na hato ntabwo byabara bikwiye kuba umuntu munini oya ntabwo nini ibibazo ushaka kuba byaragabanutse ariko turaho namwe muraho se natwe twari tubakumbuye yego murakoze twari tubakumbuye duhitamo kubahagarika kugira ngo tubasuhuze nubwo twabonaga mufite speed se ntabwo turi kubicira umwanya oya hari umuntu dufitanye gahunda ariko ndacyafite iminota okay rero nyuma ya biriya byose twaje kuba amahoro naje no gusubira muri wa muryango wasubiyeyo nkakira rero duherukana ubabaye ufite agahinda byaje kurangira nsubiyeyo urumva papa Melissa yansabye yuko najyayo nkongera nkaba umukozi wabo nubwo mugore we niba udashobotse ya madamu we rwose ni inyamaswa niba udashobotse ari kuri ya mugabo mbona nta kibazo oya nta kibazo n'umugabo mwiza arumvikana aganira neza buriya n'amafaranga arayampa iyo ngize ikibazo gifitanye isano n'umuryango aradufasha kohereza amafaranga igihe amuha amafaranga urebye ayo mpembwa ni ukwitwa ko ndakorera ubuntu gusa nawe ubundi ampereza ibisumbi erega umuntu w'umugabo burya aratekereza kandi nawe urabona uri umugabo yego rero agomba gutekereza cyane kurenza uriya mudamu we kandi ni byiza ni ukuri kuba warasubiyeyo yego ukaba ufite ahantu uba nanjye nari mvuye ahantu nyine ubu nari ntashye ndavuga reka mbasuhuze reka ngende wari uvuye gusura abashuti bawe oya ntabwo ari abashuti banjye ni Bella nari mvuye kureba ariko mpahuriye n'uruva gusenya bigenze biteze afite nyina hariya inyamaswa reka da ariko si uriya mugore ahera kuwa mbere ari umugome akageza kuwa mbere nta munsi w'ikiruhuko agira
abagome ntibagira konje nyine nuko bameze. Nabagendereye ndi kugira ngo nganirize Bella numve amakuru ye dore ko bari no muri biriya bihe byabo by'ibibazo kugira ngo mufate mu mugongo muganirize muhumurize ariko yanyotse nabi ndumirwa. Mama we hakose ko umukobwa yanyutse nabi aranyirukana arambwira ngo ntashaka kuzongera kumbona hariya nta nkeneye na rimwe. Haguhora iki se ko ntacyo mupfa kuri umusore akaba ari umuntu nibi nkunda kwangira iki wowe iyo witegereje hari ukuntu ureba umuntu uraragisiyo ye ukareba ikintu aguhora uriya mumera guhora iki cyubona gikomeye gituma kwanga igihe cyose abakungu uriya amaboko atareshya ntaramukanya ariko disi uriya we abareba akavuga ko ndi umukene mbere yaho ambona bwa mbere yari yanyishimiye abona ndi umusore mwiza nta kibazo nari nanambaye neza nagiye kubasura Bella yarambwiye ngo azanyereke mama we yari ifite imyambaro myiza nambara neza ngenda nkeye aranyishimira ariko ahita ahinduka nk'igicu ahita anyirukana. yamenye akazi ukora se nayo mubwiye nta nicyo byari bimutwaye by'akazi nkora nta nicyo kari kamutwaye rwose ahubwo nayobewe umukobwa we yagiye mu nzu ahita sarana arambwira ati mvira aha gusinzonye no gukubona hano muri uru rugo kandi yari yanyakiriye neza numva nanjye natangiye kwiyakira nk'umukwe. ntacyo uri umusore mwiza Imana izaguha umukobwa ukunda kandi sinzi n'impamvu rega batagukunda sinzi n'impamvu. Yanyutse nabi ngera yoberwa ari cyo dupfa rwose yambwiye ngo ntakeneye kuzongera kumbona mwarura rugo muryango wiwe namwe se nta nubwo mwakakira umuntu bahumuriza cyangwa ubana namwe wenda mukamwamuha n'uturima akabakora cyangwa muri ibi bihe murimo umuntu akaba ari kumwe namwe ngo reka ngo ngo ndebe ngo ndunzi n'ukwe ngo ugire ute ngo nitwongera gura ngo ntabwo warezwe ngo ugira amagambo menshi ngo iki sanga nuko aracyafite agahinda k'umugabo we. ntabyo nzi rwose nta gitekerezo mfite ikindi ngewe ntuhangayike ntabwo bikubuza kuba uriwe. ikindi rero amara gukumbuye kandi sinzi impamvu udaheruka kuza kudusura kuko urabizi ubu ukenewe niwe inshuti mama yonyine agira nta wundi muntu umuba hafi rwose mu gihe cyose udahari nanjye nkaba ndahari nta wundi inshuti agira nta wundi muntu baba bari kumwe irungu rero rimumere nawe kandi nanjye mba ndi mu kazi ubwo rero nabasabaga bishobotse kuko nta wundi wahagarara mu mwanya wanjye nta n'undi w'umufamiliye nta n'umwe mwajya muhambera rwose Imana yazabaho umugisha. ibintu uvuze ni ukuri mama wawe ni inshuti yanjye kandi cyane ni inshuti yanjye ubyumve ahubwo kubera n'ubuzima rero bw'iyi si tubyuka tujya mu kazi umuntu akagenda mu gitondo agataha nimugoroba umuntu yihugiraho kubera imirimo ariko none se ubundi wazabwira mushiki wawe akagenda akamusura kuki mushiki wawe adashobora kugenda agasanga mama wawe? Dr. mushiki wanjye ndetse gato si wowe ko nta mushiki wanjye ngira reka nitabe uyu muntu. Allo Dr. ariko uranzi neza nahagaze ariko ngiye kukugeraho ndimo ndaza uzazanye n'umufuragiro muhaye gahunda neza jyana mutembere jyana niyo nkoko yawe kandi ujye ukomeza unzanire abari ku ruhimbi uranyumva neza ariko ahantu hose uzi ko mureza nk'umuyaga ahantu hose iki cyaro kari icyanjye kari ubwatsi bwanjye hagarara aha tuvugane iki ni ubwatsi bwawe ubu ni ubwatsi bwanjye ngenzura hano uhagera harya ahangaha muri uyu muhanda hari abantu bahanyura babanza kuza kwibaruza iwawe watambuka gutya bakaba uyu si umuhanda wa leta n'uwawe uri leta uzi ko abagome batagira konje mwebwe mukorera mu mijyi mugakorera mu byaro mugakorera habaho n'ahatabaho hose murahagera twebwe ahubwo reka nkubwire wagize icyo bise Imana uriya muntu arakunkiza mukuru wanjye umushaka he warabibonye ariko warabibonye nabibonye yewe ntabwo njya uriya kariya gakuru kawe we ndamubitse isaha n'isaha nzamushakira nzamubona ariko reka manze nkubwire koko wabaye dogiteri tubivuge yuko ari dogiteri w'amanyanga uzi ko uramutse umufungishije wowe utafungwa
umwana hari ubwo yigeze agira gutya n'imbere bigusabye ko mwabigiranye mu ibanga ukamuzanira umwana kubera umanyanga wari umaze we gukora ukagira gutya ukamuhunguzanira ugafungwa nyine dufitanye rese ngwiki dufitanye rese none se uramwirukankira noteri yateyeho kashe uramwirukankira jewe nta kintu kimwe kindeba biriya byose ni ibyanyu ni ibyacu hanyuma ukamwirukanka amafaranga amaze kugura uri kwambara amabubu y'amafaranga ya mukuru wanjye ngi neguze 800 cyane umva uri kugira gute kubera amafaranga nimba rero wari ukomeje kumutegeraho kugira ngo aguhe amafaranga hayazongera kuguha azayama ayiwe data azayama reka nkubwire nuko cyagiye wakubitanye n'uriya muhungu akamugize mu maboko yanjye ariko ngo mwari munyi umunsi nongere ngewe ubwanjye kukwifatira ni wari usiko twanabura cyangwa ukongera ugasubira iwabo uzareba uzongera usubireyo uzasunutse ubuzurugero uzasubirayo ubu ngubu ejo nzajyayo yewe data ndakwiteguye uzahaza urebe ese buriya muzi ko ririya banga ari jye uri bitegeye nyine hari n'abandi naribwiye nyine kubera kuri injajwa y'umugore uri kunyumva narabivuze kuko natekerezaga ko muzanyica siga mbibwiye n'abandi niyo mpamvu nta natanu uzongera kubona ayo wamuriye ni menshi cyane nimba utarahasi icyo gifu cyawe kitarahasi ntago nahaye byarangiye jewe nzarya kugeza ubwo nzarya nkarya n'ubutaka tuyeho uraseka ayiwe data nabisekeje bihari ma umva reka mubwire reka nze ndaje ihangane bimubwira aho duhagaze nabimubwiye none ngo ni mu butaka bwawe ngo nango natambuka ngo ari uko nkubwira iki se wowe uri nkubwire wowe uri mutegereje kumena amaraso yanjye ntiyo muzamena kuko yakaremye n'ikamena nanjye mukuru wanjye yakaremye n'ikamena nk'uko ubivuze reka kumugendaho nukomeza kumugendaho wa mugore we uriya nta mahoro nzamuha waramubwiye ngo uzamugira nk'akanyarira jisho umugabo we ntimumwishe uriya se kibanga ngiye kuribwira kiriya gikobwa cye nacyo muzakica ibanga ngiye kurimena ndibwira uriya mukobwa we nawe muzamwica n'ubundi warimennye kera nararimenye twebwe turiteguye cyane ubu niho ngiye kuribwira twebwe turiteguye cyane nawe muzamwica nuramuka reka nkubwire byo noneho nubona ko twakwihoreye gutya nuramuka ubibwiye uwo bitabera nzabimubwira ubu niho ngiye genda ugeyo ubu niho ngiye genda ugeyo ndagutuma nijoro murankora hiki ntakira umuntu wari sawa komeza ahubwo reka ngende wintereza mu nzira nta bisekeje bihari muzanyica reba hahandi mwanize nakoze massage nta kibazo mfite mu mafaranga yanjye ya mukuru wanjye w'ikigoryi yego utabyara w'ingumba w'umuganga w'umunyamanyanga urengeje abandi baganga bose uzazane rese nasinyiyeho ko nagurishije abana sawa uyamwakira icyo amafaranga abo nagurishije bose none si iryo banga ufite iryo banga ufite ahubwo reka njye kubibwira iryo banga ufite yonge kubibwira bera n'ubundi ko nawe muzamwica sawa genda mugabo ntimwamwishe nakubwiye ngo genda se ayiwe data we wamenyereye gukomeza urya amafaranga noneho ugiye kurya amafaranga y'iki y'urusenda nzayarya ni urusenda ruzakurya ayo mana akavamo komeza ugende nakubwiye ngo genda nta kibazo ngiye kubimubwira genda wari uzi ko ayo noneho tukutinya tukakubwira ngo tubabarire genda inzira ni umuhanda genda maze turebe uzongera kwambara ngo amabubu y'ibihumbi 400 y'ukorera se y'umuganga w'umwicanyi watinyutse kuvuga ngo ugiye kugurisha abantu ugiye kugira gute ukabyaza abantu ukazajya ubahereza abandi sawa buretse ndakurahiye buretse mwamenyereye kurya amafaranga y'abantu gutya y'abaturage buretse kakubayeho ndakurahiye ibintu mwumvishije nibyo kuko man ni ukuri man niba bintu ni ukuri ubu urimo urabona bazi ko baguhuhuye ubu kumukuraho we byaba bisabye Saverina ni iki kimutera kwica mu mukuru yerekana akagira ndakeka turahuye Dr. Mwiriwe neza Mwiriwe Dr. Mbega umugore w'umugome we bariya ntabwo ari abantu ahubwo mbabajwe n'inkoko yanjye mbahaye mukuru aramushaka iki arashaka kumwikira iki arashaka imitungo niyo iri kubikora ibi byose
mbabajwe njye n'inkoko yanjye mbahaye yaranzaniye inkoko. turahuye duhuriye ruguru iriya. ayifite se? reka nta nkoko yari afite. aho nyumva mana ubu wabona cyitaye hano ngaha mu nzira. uriya nyine kirangiye ibyo cyagombaga gukora kirayijugunya duhuye kigero cy'ibaransi. umugore utinyuka. uriya mugore ni umutindi ni umugome avuye aho. ibintu numvishe avugira ahangaha. rero reka mbereka umupangu mushyashya mureka ageze n'undi aragure tumurya amafaranga twigendere kuko n'undi azi ko wapfuye nura narashaka kumukura tumurya amafaranga numvishe ngo ni n'igikire kijye kiza tukirya amafaranga maze undi tumusigare. nta kindi kintu twagikorera. Dr. isi irarangiye pe. ahaga ko isi yarangiye kera. ariko umuntu ushaka kwica mwene nyina bavukana umuntu ushaka kwica mwene nyina urumva we yagukorera iki? ni nko kwiyunyuguza. bariya bantu ntabwo ari abantu barasaba. wari aho kirere rashya ngo azi ko napfuye ariko mana warakoze pe. ubutaha nzamutuma inka eshatu azazikurura zizane hano. ahubwo wa mugani eshatu reka kijye kizana n'ayo mafaranga natwe twiriye ayasijya ahangaha. iby'abapfusi biribwa nyine biribwa azisange none uhagaze bwumva. twakibonaga si byo cyavuga. nabyumvaga byose. nabonaga cyagize ubwoba nakubitaga ikona nkabona cyagize ubwoba. wa mugani ukuntu cyavugaga. mbega ikigore we. nacanaga gutyo umuriro araho nari yigi ndaraciriye mbona sinzi ukuntu kibaye mpita mpanda iki kigore kugira ngo nyihobagize reka mfate igi ndarihisha inyuma. ubuse papa bera yari ari hehe? njye nari nisimbye ahangaha ndimo kumva ibyo kivuga. kizahora gihobagira. ariko ntaribi reka tumureke akora ibyo akora ariko abikore tumuzi. siko bimeze. ariko imana iratangaje iyo witonze rega ibintu byose urabimenya. kuko nabikora abikoze tutamuzi nicyo kibi naho ubundi kuko abikora tumuzi ibyo ngibyo nta kibazo. murumva ageze akora ibyo ashaka buraburozi ngo namuhaye uburozi uzi namuhaye nafashe ibifata bivangavanga namuhereza nkazajya mfata nkabitera mu maso nkafata buje nkaza nkanyibeshya ngo nigize umupfumu nkakizengoroka nikubitisha gutya. wagihobagisha uzi ukuntu cyo kimeze naburebaga biriya byiso byacyo nkabona kirimo kiraturuma nkabona igitima kirimo kirashikagurika. ariko umva kariya kantu niko mana. ariko dogite nta kibazo rwose njyewe icyo nsaba ni uko muzajya mu memba yanjye mukambarira umufungo gutya. nkubwire wowe mupfumu tageti zacu mupfumu wa pirate kugira ngo uriya muryango tumenye amabanga yabo yose. hari ikintu dushigaje ahubwo buri nta gisigaye. amabanga ngiye kuyacukumbura mu bimarire byose ndahita mushyira hanze. isi yuzuyemo abagore nk'abariya nka ba Severina. yahita irangira. ariko n'ikimvumbura yewe we nabonye kiriya kigore wagira ngo ni igisare. oya bundi se hano mu cyaro waharyaga iki? ariko mupfu uriya wa mugani ko kugira nabi nta kintu bimaze. wazanakicira nkaho ukagiha n'ibindi ahubwo reka nkubwire reka tuzakingirane hano. oya ahubwo buri iyo wicariye inkoko urimo urumva ikaranze neza dore ugenda unomfora wari warya inkoko yokeje muri runonko washyize ahakonye ugenda unomfa nako niko nzakivuvura kira kigore nzakivuvura nimare kizajya kizana inkoko tenye bwate abakurambere bantumye 800 kiza cyashyira hariya hanyuma mupfumu nawe arabiza agishushanya aba yagitengwa amavu uzo nica umurogara pa mukunda kabiza biriya kari ukubeshya kugira ngo mbanze nyifata amaraso ahubwo ko ahubwo komereza ariko ubwo ibirometero twagenze kugira ngo tube turi hano ariko uhamugana bagomba kubyishyura nanjye ngiye kubitura kuko nyine nanjye amafaranga umwe murameze kuko nanjye kumfashiriza umuryango cyahagize bahagize nabo ubwo bakagize.
bakurambere 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 ndabumva abo kwibere rya bigogwe ndabumva abo kwiryinyo ndamubona wa mugore we uragenzwa n'iki yewe yandi wari wantumye byose nari nabizanye dore ngiye nk'uko wari wantumye dore ngiye ntabwo hanyuma stama mu bakurambere murabona iki gitambo murakibona gute abo kwibera rya bigogwe murakibona gute rya gacikamba umuroga arapfa umukunda kabizira reka mbwira wa mugore we rero abakurambere bantumye inkoko ifite ibara ry'icyatsi iyi nkoko ntabwo bayemeramo abakurambere ibyo ngibyo ntabwo ari byo bintu bushe bagutumye zire bagutumye bushe z'ubururu ariko nta kibazo izo bushe nazo zijya zikuramo abakurambere tera ku ibere rya bigogwe ati tera ku ibere rya bigogwe hano ngaha ishinge haguruka hagarare canira abakurambere rya ngombe rya gashikamba abakurambere nta mavuta bagufiteho cana manda atanu tuyuzi canira abakurambere rya kwibere ryerigene cana naho ngaho cana iyo bushe kere kugwa iyo bushe ntabwo uzi ko ari iyo ku bwami iyo bushe ni iyo ku bakurambere ry'abana se iri ni ibere ryo kwa bigogwe cana niyo njya kuzimura ahita umbona bakurambere uyu muntu tumukorera iki urashaka ngo tugukorere iki nashakaga kugira ngo nitumara gushyingura umugabo wa mukuru wanjye nzahite nawe muhereza ibintu bimugira ikigoryi ariko ntibimwice nkajya mubona nyine ari umuntu wazezenge abakurambere ari kintu bari kuntegeka abakurambere barambwira ngo iyi nkoko nubwo abakurambere bayanze uragenda uyifate uzanshakira n'umushwi umaze ukwezi uvutse ufate n'umushwi wa mushwi uba utaravuka ubu ijoro rimwe ngo ivuke murabona inkoko iyo igiye guturaga hari ukuntu imishwi imwe ibanza ikavamo iyo mishwi uzagenda upimiranya ahandi majya asigaramo uzagenda ufata iryo rye ritaravamo iyo ugiye ukarikomawe wa mushwi uhita uvamo uzagenda undeberemo